tekereza abantu baba hafi y'aho batwikira imirambo, tekereza kandi abantu baba hafi y'aho bashingura, tekereza abantu bisiga ivu ry'abantu ku mibiri yabo. Ese ibi ni ugusenga cyangwa ni ikindi kintu? Uyu munsi tugiye gusobanukirwa Aghori icyo ari cyo, itsinda rito ryo mu Buhinde rifite imyemerere n'imyizere n'imigenzo itandukanye cyane cyane niyo benshi bamenyereye. Ese ukeneye serivisi za web design, web hosting, live streaming, videography and photography cyangwa graphic design ku giciro cyiza? Genius Rwanda Group Limited niyigwa serivisi z'ikoranabuhanga kandi zinoze ku giciro cyiza. Dufite serivisi zirimo nka web design, web hosting yihuta kandi yizewe, live streaming y'ibirori n'ibiganiro, videography and photography by'ubunyamwuga, graphic design nka logo, poster, thumbnails n'ibindi. Sura urubuga rwacu www.genius.rw. Twiteguye kugufasha guteza imbere ibikorwa byawe mu buryo bwa kinyamwuga. Aghori ni itsinda ry'abasengamana bo mu idini rya Hinduism, cyane cyane abakurikira Shiva mu ishusho ya Barihava. Benshi baboneka muri Uttar Pradesh mu Buhinde. Ijambo Aghori risobanura udafite ubwoba cyangwa utabona ikintu nk'ikibi. Ibi bihita bigaragaza filozofiya yabo. Mu mateka bakomoka ku itsinda rya kera ryitwaga Kapalika, ryabayeho hagati y'ikinyejana cya 4 n'ikinyejana cya 8. N'uyu munsi Aghori nibo basigaye bagaragaza iyo myemerere ya kera. Aghori bafite ibitekerezo bikomeye cyane nk'aho ibintu byose ku isi baba babifata ko ari kimwe, bakavuga ko nta tandukaniro riri hagati y'ikiza n'ikibi mu rwego rwo hejuru, kandi ku bwabo ubuzima n'urupfu ni kimwe. Isuku n'umwanda ni ibintu byatekerejwe n'abantu gusa. Intego y'abo abantu bo muri Aghori ni ukugera ku bwisanzure bw'umwuka, mu cyo bita moksha, gusohoka mu kuzenguruka k'ubuzima n'urupfu, ibyo bita samsara. Kubera iyi myemerere Aghori bakora ibikorwa bisa n'ibidasanzwe ku bandi bantu. Urugero nuko baba hafi y'aho batwikira imirambo, kandi ikindi nuko bisiga ivu ry'imirambo ku mibiri yabo. Ikindi bakoresha uduhanga tw'abantu nk'ibikoresho. Ibi ntibabikora kubera ko babikunda, ahubwo ni uburyo bwo gutsinda ubwoba n'urupfu, kandi ni uburyo bwo kwigobotora ibyo sosiyete ifata nk'ibizira. Hari n'igihe bakora meditation bicaye ahantu hatandukanye cyane n'ahantu abantu basanzwe baticara. Hari amakuru yemejwe n'inkuru zitandukanye z'itangazamakuru avuga ko bamwe muri ba Aghori bashobora kurya inyama z'abantu bapfuye. Ibi babikora mu rwego rw'imyemerere yabo. Bavuga ko bifasha kumva neza ko umubiri w'umuntu atari ikintu cyo gutinya. Nkaho mu mwaka wa 2006 inkuru yagaragajwe n'itangazamakuru ryo mu Buhinde ndetse n'amateleviziyo agiye atandukanye, aho itsinda ry'abanyamakuru ryavuze ko ryabonye umwe mu bantu bafitanye isano n'umuco wa Aghori ku ruzi rwa Ganges. Muri iyo raporo bavuga ko yabonetse ari gufata ibisigazwa by'umurambo byari byagejejwe ku ruzi nyuma y'imihango yo gutwika imibiri. Abari aho bavuze ko ibi byari bifitanye isano n'imyemerere y'uko nta tandukaniro riri hagati y'ibifatwa nk'ibyera n'ibyanduye. Iyi nkuru yakwirakwijwe cyane mu itangazamakuru ndetse ituma abantu benshi batangira kuvugwa cyane kuri Aghori. Ariko ni ingenzi kumenya ko iyi ari inkuru imwe yagaragajwe n'itangazamakuru kandi si gihamya ko ari imyitwarire ya Aghori bose.
nubwo ibi byose bisa n'ibidasanzwe, Aghori bafite intego imwe ivuga ngo kugera ku rwego rwo hejuru mu buryo bw'umwuka, gukuraho ubwoba bwose, kubona ko isi yose ari imwe. Bashaka kubaho badafite ubwoba, bashaka kubaho badafite urwango cyangwa guhitamo ibintu. Mu Buhinde bamwe mu bagize itsinda rya Aghori barubahwa cyane. Hari abizera ko bafite ubushobozi bwo gukiza indwara cyangwa ubundi bushobozi bwihariye. Mu mateka n'ibitabo bakunze kuvugwa nk'abantu bafite imbaraga zidasanzwe. Abashakashatsi bagaragaza ko ibi bikorwa niba bibaho bikorwa n'abantu bake cyane. Niyo mpamvu ari ngombwa gutandukanya inkuru zivugwa n'itangazamakuru n'imyemerere nyamukuru y'iri tsinda. Inkuru y'aba Aghori ntabwo ari inkuru isanzwe, ahubwo ni urugero rwerekana ukuntu abantu bashobora gutekereza isi mu buryo butandukanye. Ibintu ku wundi bisa n'ibiteye ubwoba, ku wundi bishobora kuba inzira yo kugera ku kuri kwe. None wowe ubitekereza wiki? Ese imyemerere nk'iyi wayumva ute? Andika igitekerezo cyawe muri comment, kandi niba ushaka dokumentari nziza zisobanutse neza nk'iyi, ntuzibagirwe gukanda subscribe. Imana ibahe umugisha.